mbere yuko uryama ugomba gufata byibuze isaha imwe utarimo urareba ibintu bijyanye na filime na telefone ndetse na televiziyo. Ibyo bintu ugafata isaha imwe mbere yuko uryama wabyibujije wabishyize ku ruhande. Ukavuga ati ubu ngubu ngiye kuryama, ugafata isaha imwe ibyo bintu byose bijyanye na electronics by'amatelefone, bya televiziyo, by'amakompyuta wabishyize ku ruhande. Warangiza ukinjira muri cya cyumba cyawe nta rusaku ukaryama. Ubikore mu gihe gihoraho, uraza kubona impinduka ku buzima bwawe. Ubu rero tugiye kurebera hamwe niki twakora, niki wewe wakora kugira ngo ukire iyi ndwara yo kubura ibitotsi. Ni izihe ngamba, niki wakora kugira ngo ubu burwayi ufite ubukire. Turahangaha nka Kira Ministries kugira ngo tugufashe kugira ngo wowe ku buzima bwawe mu by'ukuri ugerageze kubaho wishimye kandi ugerageze kubaho ufite icyizere cy'ejo hazaza. Rero ingamba ya mbere yo kugira ngo ukire iyi ndwara yo kubura ibitotsi ni icyo twakwita sleep hygiene, cyangwa se kugira ikinyabupfura, cyangwa se kugira amahame, cyangwa se kugira igihe cyo kuryamira gihoraho. Mu ndimi z'amahanga twakwita sleep hygiene. Ni ukuvuga ngo kugira ngo iyi ndwara uyikire ugomba kugira isaha buri munsi uryamira. Niba ari saa 4 z'ijoro ukavuga ati ni saa 4 z'ijoro ndyama. Niba ari saa 3 z'ijoro ni saa 3 z'ijoro ndyama. Niba ari saa 5 ni saa 5 z'ijoro ndyama. Ariko ntukomeze guhinduranya amasaha. Ahangaha nuramuka ubikoze ukabikora mu gihe ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3, uraza kubona impinduka ku buzima bwawe ndetse iyo ndwara yawe yo kubura ibitotsi utangire uyikire. Ikindi, ugomba kuryama ndetse gihuye n'icyo ngicyo twatuvuze haruguru. Ugomba kuryama ahantu hatuje. Ahantu hatuje, ahantu hatari urusaku, akaba ari aho hantu uryama. Kandi ahantu hari umwijima. Ugomba kuryama ahantu hari umwijima, ahantu h'umukara nyine, hatari urumuri rwinshi cyane. Ikindi nuko mbere yuko uryama ugomba gufata byibuze isaha imwe utarimo urareba ibintu bijyanye na filime na telefone ndetse na televiziyo. Ibyo bintu ugafata isaha imwe mbere yuko uryama wabyibujije wabishyize ku ruhande. Ukavuga ati ubu ngubu ngiye kuryama, ugafata isaha imwe ibyo bintu byose bijyanye na electronics by'amatelefone, bya televiziyo, by'amakompyuta wabishyize ku ruhande. Warangiza ukinjira muri cya cyumba cyawe nta rusaku ukaryama. Ubikore mu gihe gihoraho, uraza kubona impinduka ku buzima bwawe. Ikindi gikomeye ni ikintu cyo gukora meditation. Meditation ni umwanya umuntu afata wo kugira ngo yitekerezeho, ashyire ibitekerezo hamwe, noneho atuze, ajye mu mwanya wo gutuza mbere yuko uryama. Ubu ni uburyo bukomeye cyane bwo kugira ngo ubashe kugira ngo ukire iyi ndwara yo kubura ibitotsi. Ikindi kitari meditation, mbere yuko uryama, reka ufate akanya mbere yuko uryama usenge. Ufate umwanya usenge utuje, usenge, hanyuma ujye mu buriri bwawe uryame. Ibyo ngibyo nabyo biragufasha kugira ngo iyi ndwara yo kubura ibitotsi ive mu buzima bwawe. Ikindi ni uburyo bwo kugira ngo ureke cyangwa se ureke cyangwa se ugabanye ibintu bijyanye na caffeine, ibintu bijyanye n'inzoga, ibintu bijyanye no kuba wafata ibintu bya energy cyangwa se energy. Tuvuga urugero, niba warumenyereye gukoresha energy drinks, ibyo bintu ukabigabanya cyangwa se ukabihagarika.
ndetse uyu munsi navuga ngo ugahagarika ibintu bijyanye na caffeine, ibintu bijyanye n'inzoga, ibintu bijyanye no gufata za energy drinks, ibyo bintu ukabihagarika. Ibyo bintu nuramuka ubihagaritse, cyangwa se kuko kubihagarika uwo mwanya birakomeye ntabwo byakorohera, ariko ugende ubigabanya. Nuramuka ugiye ubigabanya, iyo ndwara yo kubura ibitotsi iraza gushira, iraza gukira, kubera yuko wagiye ugabanya ibyo bintu. Ikindi gikomeye cyane ni ukureba umuganga ushinzwe ibintu bya psychology cyangwa se psychologist, mwarangiza mukaganira akagufasha kugira ngo ukire iyi ndwara yo kubura ibitotsi. Mukaganira nawe akamenya impamvu ibitera, akamenya depression, akamenya niba agahinda gakabije, yarangiza akakugira inama y'uburyo iyo ndwara yo kubura ibitotsi wayikira ku buzima bwawe. Ikindi kintu cya nyuma ari nacyo ngira ngo dusorezeho ni uburyo bwo kugira ngo ukore imyitozo ngororamubiri. Shakisha uburyo byibuze ukora iminota 20 kugera kuri 30 buri munsi ukora imyitozo ngororamubiri. Noneho ikindi unagerageze gufata iminota 20 na 30 ukora icyo nakwita nk'akaruhuko ka buri munsi. Ufate umwanya muri iyo minota 20 cyangwa 30 uryameho, ufate ako karuhuko buri munsi. Urangije wenda gufata amafunguro, urangije se imirimo yawe yo kumanywa, ufate ako kanya k'iminota 20 kuri 30 uruhuke. Noneho unongereho n'uriya mwanya wo gukora imyitozo ngororamubiri hagati y'iminota 20 n'iminota 30 ukora imyitozo ngororamubiri. Ibi bintu nkubwiye biraza kugufasha kugira ngo iyi ndwara yo kubura ibitotsi yazaguteza ubundi burwayi bukomeye cyane ku buzima bwawe, kugira ngo ikire ku buzima bwawe. Ndagira ngo ngusabe ibi bintu byose ugerageze kubikora kugira ngo ukire ubu burwayi. Twishimiye ko wadukurikiye, twishimiye ko warebye ikiganiro cyacu, kandi twizeye neza yuko uri buze kwandika hano hasi muri comments ukatubwira uti ibi bintu nakoze byanafashe mu buzima bwanjye. Nawe utaha, murakoze cyane.